bano bakobwa usanga amaze agiye kuba cyangwa se amaze kwisanga yarabaye umugore wa gatatu wa gatanu wa gatandatu wa karindwi wa munani wa 10 ukabona ko wa muntu ni business yakoze akanabyigamba babakobwa ubona bahangayikishijwe no kubona visa ijya hanze nzajya nzagewe mbigenze gutya gusa nangiza ubuzima ukabona nkaho hari business nkaho hari igishoro ubundi tugikora hari icyo turi bwunguke ukibaza icyari bwunguke mu kwangiza abana b'abantu ukakibura ndabasabye rero ngo mube maso kuko ibihe turimo ntabwo ari byiza turabashuhuje mwese bakunzi bacu Yesu ashimwe shalom shalom hobe hobe ndabahobereye mwese ashize igihe tutabonana ariko turi amahoro turashima Imana biba byatambutse icy'ingenzi nuko turiho ari jewe nawe turi kumwe kuri kamera no kuri dushima Imana ko turi bazima rero nejejwe no kongera kuba hano nejejwe nuko Imana yahisemo ko uyu munsi nongera kugaruka hano nejejwe nuko namwe muri bazima ibyo ari byo byose nta gikuba cyacitse ku isi ntiyarangiye abapfuye yego barahari abababaye barahari ababuze ababo abari mu biza hirya no hino mu ntambara byose ibyo birahari ariko muri byose no kuri turashima Imana ko turiho duhumeka umwuka w'abazima mwebwe rero ababuze abavandimwe banyu ndabazi benshi inshuti zanjye abakozi b'Imana inshuti zanjye no kuri Uwiteka Imana bahumurize nabwo ari ikintu cyoroshye kubura wawe kubura papa wawe kubura mama kubura umuvandimwe kubura umwana kubura inshuti ni ikintu kitoroshye ariko muri byose turabwira ngo pole sana mukomere Imana ibambika imbaraga ibakomeze rero uyu nundi munsi wa data yaturemeye no kuri turashimye ko turi amahoro rero mwese aho muri ndabashimiye ko mukomeje kutubera inshuti nziza mukomeje gukora subscribe mukomeje gukora comments zanyu muraziduha zikadufasha kumenya neza uko duhagaze icyo dukwiye gukora icyo dukwiye gusubiraho ikindi nanone ndabashimira ko mujya mukora share ngera rinye nkabona umuntu arambwiye ati ikiganiro nagihawe na runaka no kuri Imana iguha umugisha cyamfashije cyankoza ahantu rero reka dushimiye Imana igituma ibyo byose bigenda neza Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro turakunezerewe cyane none uyu munsi tugushimiye ko ari undi munsi waduhaye tugushimiye mwami w'abami umugisha w'ubuzima turagushimiye ko waduhaye ubuzima mwami w'abami twaduhumeka umwuka w'abazima hari benshi babageze ahacekerwa hari benshi bari mu gahinda babuze ababo hari benshi bari mu ntambara n'ibindi bibazo ariko twebwe kwa turi hano dushima izina ryawe mwami n'ubuntu bugeretse ubundi uhabwa icyubahiro nuko rero mwami niwe Mana yacu niwe byiringiro byacu niwe byose byacu gahunda yanzanye hano urayizi no uyizi ndetse uyizi imbere yuko mba n'urusoro mu nda rw'umubyeyi mu nda y'umubyeyi wanjye mwami ndagushima ko ariko yateganije kandi ariko bisohoze rero ndakwinyize ngo igitekerezo tugiye gutangira hano mwami n'ikibi cyanjye sinumvikane singaragare humvikane wowe hagaragare wowe nibwo kiri bugira umumaro kandi mwami w'abami nkuko habaho ibiraro bituma imodoka nini zambuka intoya zikambuka abantu bakambuka niko nkwingize kugira ngo cya kiraro cyo wateganije ijambo cyangwa igitekerezo kizacaho mwamukireme ugikomeze kugira ngo niba ari ikamyo cyangwa imodoka cyangwa moto cyangwa amaguru ahace ariko bigere kuri wa wundi wateganije maze izina ryawe rishyirwe hejuru nuko rero Uwiteka mwami Imana umunsi wa none turagusabye ngo bari wowe wumvikana bari ugaragara ubwoko bwawe wateguye nyaguhora ku ngoma aba ariko ubugeraho mu buryo bwawe nk'Imana ushyira inzira hitari maze risohore duhe izina ryawe icyubahiro nuko bana natwe dutangira uze kubana natwe hagati ndetse dusoza kandi ugirire neza abo bose inshuti zacu bakomeje kudukunda duhitaho no kutugira inama no kuri gihoro baba hafi nko batuba hafi ndetse no kurenza uko batuba hafi izina ryawe rishyirwe hejuru ibihe byose izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ni Auntie J rero nk'ibisanzwe cyangwa Pastor Johnny umuganwa cyangwa Mama Ganza abatanzi ndizera ko ubwo muhise mumenya
n'ubuntu bw'Imana bugeretseho ubundi rero kuba nongeye kuboneka hano ni ukuri ndabibabwira ko hari abantu ushobora no kuba ugenda mu muhanda ugasitara gusa ukagwa. Hari nk'ubushize ngeze kunyerera ngo muri dushe nari nzi ko mpfuye natatse rimwe gusa nsigara nibaza bigenze bite, ndaje numva ndi muzima ndababara yes ariko ndi muzima, Imana ihabwa icyubahiro. Je muri numvise inkuru ibabaje cyane, abana barimo bagenda bavukana batari no mu modoka batari no kwigari bata ariko igikamyo giturukiriya kiraza kirenga umuhanda kimanuka gikubita abo bana barapfa uko ari batatu bavukana. Narababaye cyane. Ibyo byose nibyo bijya bituma rero tuza hano kumva nta kindi gikomeye cyo wabanza gukoretse gushima Imana. Rero nawe ahuri dufatanye guha Imana icyubahiro iba yabidukoreye ikaduha ubuzima ikaturindira abacu, ndetse nawe ushobora kuba wabuze wawe no kuri. Ndongera nkomeze mbwire ngo mwese byashoboka ko mwapfira rimwe ariko Imana yabarinze nabwo ihabwa icyubahiro. Uwo yaduhaye umukunzi wacu, inshuti zacu, abana bacu, ababyeyi twabakunda cyane, ariko nanone Imana iyo yabihisemo gutyo no kuri niko ijambo rye rivuga. Tujye twongera tuvuga ngo nubundi icyubahiro kigusubire Imana. Rero Imana ibakomeze muri ibyo bihe. Rero uyu munsi nje kuganira n'abakobwa cyane cyane. Nje kuganira n'abakobwa cyane cyane, ni inkuru zo maranye iminsi ni igitekerezo maranye iminsi maze kubona kenshi kimbabaje kinkoza ahantu, ari ndetse n'abasore bibabaho nta nubwo ari abakobwa gusa. Hari ibintu byateye byo kumva ko umuntu uri hanze y'u Rwanda, muri Amerika, muri Australia, muri Canada, mu Burayi, aho hantu hose abantu bakicara bakaba barabwiwe ko niho hantu heza cyane, niho hantu ushakira ubuzima bukaboneka, niho hantu ushakira indamu zikaboneka, niho hantu. Simbyanze niko bimeze koko, ariko icyo nje kuganira uyu munsi ni hahandi ho tubyumva bikadutwara ubwenge, tukaba twadesida cyangwa twafata imyanzuro idahwitse kubera ukuntu tuhafata. Rero uyu munsi nje kuganira n'umukobwa cyangwa umuhungu ushobora kuba ufite iyo mitekerereze. Izo ntekerezo zirapfuye, ibyo bitekerezo birapfuye. Hariya ni ahantu koko ho dushakira ubuzima, simbyanze, ariko ntabwo bikwiye gutuma ufata umwanzuro udahwitse. Uwo nje kuganira nawe uyu munsi rero ni hahandi h'umukobwa wumva umuhungu uri hanze, mukaba mwamenyana kuri telefoni, mukaba mwamenyana se kuri any social media hanze hano zihari nyinshi cyane, mugakundaniraho mukavuganiraho ako kanya, ntiwite kumenya umuntu ni muntu ki, ngo ushaka amateka ye umumenye imbere n'inyuma, umenye ngo uyu muntu koko ankunze bya nyakuri, urukundo rwe ruri genuine cyangwa se urukundo rufite ikindi kiri inyuma cyihishe inyuma. Ako kanya ugahaguruka n'imizi n'imiganda kubera ko uno muntu aba hanze, ukavuga uti uyu ndumva ari wo muntu wo gukurikira. Cyangwa we musore nawe wakumva umukobwa uba hanze, nuko ugahaguruka n'imizi n'imiganda ukavuga uti uyu niwe mukobwa, uyu niwe nategereje ibihe byose, uyu niwe nkwiye gukurikira. Ntiwite kumenya ngo uyu mukobwa ninde, uyu mukobwa abahe, uyu mukobwa amaze igihe kingana gute hariya, ese yagiye yate, ese ubundi abaye hate, ese ni uwahehe, ninde, bimeze bite, ese ni umugabo koko nkwiye gusanga tukabana, ni umukobwa nkwiye koko uzambera umugore. Cyangwa ntufate uwo mwanya wo gushaka kugira icyo umumenyaho, ahubwo ukavuga uti ndabonekewe, uyu niwe mugabo nari ntegereje, uyu niwe mugore nari ntegereje, ugahaguruka ukagenda. Ndagira ngo urenganire namwe uyu munsi mbahereza n'ingero zifatika. Ngiye maze kumva inkuru z'abantu barenga nka 4, usanga umukobwa umuhungu araje barakundanye batyo, bamenyene se kuri telefoni cyangwa naho navugaga, yarangiza ntagire umutima wo gushaka kubaza ngo uyu ni muntu ki, ese ndi umugore wa mbere, ese nigiye mukobwa akunze gusa, ese ntushake no kumenya biwabo, ntushake byose ukazajya kubimenya ari uko ari umunsi w'ubukwe.
ukahagera ugasanga bene wabo ukabareba, akaba busanze waruzi, akaba butaruzi, akaba sibwo uri mushya muri bo. Warangiza rero hasigaye mugakora ubukwe, mukaryoshya ako kanya, mukajya mu honeymoon, you know, bikaba byashoboka byose, hanyuma mwarangiza ibibazo bigakurikira. Birashoboka ko yenda byaba ari nuko wari umaze igihe yenda ubona ko abandi bakobwa barashaka, bo mungana urungano rurashatse, abandi basore barashatse, birashobotse. Byashoboka yenda bishobora no kuba bitewe ko wowe yenda wumva ibyo wifuza muri wowe utabigeraho vuba, ukavuga uti yenda ubwo mbonye ngo bigiye kugerwaho vuba. Byashoboka, bishobora kuba biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye muri wowe. Ese wowe n'urukundo ruri genuine, wamubonye wa muntu uramwishimira, uramukunze, ariko uwo muntu wafasha akanya ukabanza ukamumenya. Ndagira ngo rero tujye inama. Ngiye maze kumenya abantu barenga 4 aho usanga umugabo asa naho ari business yakoze, ngo atuye muri Amerika, hanyuma akavuga ati abakobwa babasama bose, ngewe bose mumbabarire mbyite gutyo nkuko nabo babivuga, abakobwa babasama bose batagize icyo bitayeho, bafite gusa umutima urarikiye visa ibatwara muri Canada, Australia, US n'ahandi. Abo ngabo mbabonye urwaho, ngiye kujya mbatondekeranya, nshaka uyu mu wedding neza cyane, nindangiza mutaho, maze kumutera inda, maze kumuhindurira status, maze guhindura ubuzima bwe, mutaho ngaho shaka undi. Icyo kintu mwari mukizi ko gihari? Mwari muzi ko hari abagabo hanze ahangaha bafite iyo myumvire, basa naho baharaniye gusa kwangiza destiny y'umuntu? Mwari muzi se yuko bikomeye cyane, bigeze ku rwego aho umuntu ashaka umugore umwe akamuhindurira ubuzima gutyo, byarangiza ntaburi icyo yitoratozaho akadivosinga wa mugore? Yewe biranashoboka ko na ya Amerika yo wifuzaga utanayikandagiramo, hano aho uri mu Rwanda akaza akakuwedinga, akagusiga, nabyise kuwedinga ariko dukwiye kuvuga ikinyarwanda cyuzuye, akaza akagusaba, akagukwa, akaguhabwa, mukajya mu murenge, mugaca imbere y'ababyeyi n'imbere y'amategeko n'imbere y'Imana, hose mukaca mugahabwa umugisha, ariko umutima we atagukunze, agamije gusa ko we niyo business iboneka nk'aho ari business yakoze. Ngiye maze kumenya abarenga 4 ahari nawe harabuze, ariko niba utarubazi, please fungura amatwi yawe n'amaso umenye ibihe byo turimo n'ibyo turimo ducamo, nibyo biri buguhe gufata umwanzuro. Ngenda kubwiye maze kumenya 4. Umugabo akaza agasiga abigenje neza cyane, akubwiye ati mukobwa mwiza rero sigara hareka dutangire dushaka impapuro zizatwemerera ko usanga muri Amerika tukabana. Ukumva nibyo ni ibintu byumvikana, bikabaho ukazenguruka we kumbe byararangiye icyo yifuzaga, yaguhinduriye stati, abantu bose bamenye ko washatse, byarangiza akakuzungurutsa, impapuro ntizizigere zigerwaho, ukabaho wowe uzi ngo n'amezi 6 nkuko mugenzi wawe yagiye, umwaka ugashira, 2 igashira, 3 igashira, umwaka yawanda wa 2 cyangwa wa 3 cyangwa n'uwa mbere utaranashira, ugatangira kumva izindi nkuru, ariko ko numvise umugabo we runaka ahubwo ari intaki n'umukobwa runaka, ko numvise nkaho bavugana n'umukobwa runaka, ko numvise nkaho hese uyu mugabo ko uwo nakubonanye ko nabonye amafoto y'ahandi hantu n'undi muntu, bigatangira kugustressinga, aguseza yenda guteye inda, ugatangira ukagira ibibazo, hakaba abagira depression, hakaba abona na rwa rubuto rwari mu nda rugira ibibazo, ruhungabana, cyangwa ndetse akanarutakaza kubera iyo stress y'ibyo yumvise. Bakobwa beza, mwaretse mugafata umwanya, niba utanazi no gusenga, ngusenga Imana kugira ngo iguhishurire ibyo bibi biraha imbere byise byiza, icyo kintu kishushanije cyambaye uruhu rw'intama kandi nyamara atari intama. Wagerageje niba utanazi gusenga, basi ukegera abantu ubona ko
urabizi ibihe byo turimo nabyo biragoranye by the way ibihe turimo biragoranye aho utakigira umuntu wo wizera ukaba utafata mu maganza cyangwa se pastor runaka ngo umugirire icyizere umuganirize ibyawe musengane ukaba utafata umubyeyi runaka ngo umugirire icyizere umuganirize musengane kubera ibintu biriho umuntu agenda yabwira umuntu mu kanya ahubwo akabisanga hanze umuntu agenda yabwira umuntu ahubwo akari nawe umusenyera rwa rugo ibyo by'ibihe byo turimo birakomeye ariko niba utanabonye umuntu wo wizera fata umwanya ubwawe ushake kumenya wa muntu uyu muntu ni muntu ki ushake bene wabo ubakurikira ubashaka ubamenye bizatuma wa muntu umumenya ntabwo uzigera yego umumenya wese ariko hazageraho twumenya twe rero ndagusabye ngo usobanukirwe ibihe byo turimo wa muntu rero ejo ukazatangira kumva ayo makuru ikiri buvemo nuko nawe uri butangiye kugira umutima uhagaze wumve n'ibindi aba ari guza kumenya ngo nta nubwo ndi umugore wa mbere ashatse akoreye ibi nta nubwo ndi uwa kabiri ahubwo ndi uwa munani ubimenya ari uko wamaze kugera mu kaga kubyikuramo bigoye cyane ese ubwo urumva bizakorohera aho niho rero umuntu avaho ukumva wiyahuye ukumva warwaye depression ukumva wagize ibibazo bitandukanye ariko byose byaratewe nuko utigeze ushaka kumenya wa muntu umenya amateka ye umenye koko niba ari umugabo wawe nyakuri cyangwa se ari baringa gahunda yari ukwangiza gusa iherezo ry'umuntu akamujugunya hariya akigendera rero bakobwa n'ukuri ndabinginze ngo ushobora kuba waratinze yenda wowe ari kubibara ariko ntabwo uratinda ushobora kuba yenda ujya ubwirwa ngo uri mubi oya ntabwo ari ububi bukugize ko butumye ubona nkaho bagenzi be bagenda wowe utaragenda ushobora kuba ubwirwa nuko nta mashuri ufite ushobora kuba hari n'icyo wiyiziho wowe ubwawe imbere igihe cyo ntazi ushobora kuba ufite abo waganiriye bakaguha urucantegero ukubwira ngo mukobwa we ntabwo uzigera ushaka ushobora hakaba hari icyo wakwitoraatorezaho nawe gituma ufata imyanzuro idahwitse ariko reka nkubwire ngo ubu buzima ntabwo ari ikintu cy'ukwiye ubuzima bw'urushako si ikintu ukwiye guhubukira urushako ubundi gikwiye kuba ikintu cya kindi cyiza kuko mbona nkaho ari cyiza gipfundikira ubuzima bwose bwaciyemo urushako rubi rero birutwa nuko wabaho nabi mu bihe bindi bya mbere ugicumbitse kiri ku babyeyi nta babyeyi ufite uri mu nshuti nta nshuti uri urumuboye ahantu uri se uri simbizi ariko nta kintu kibi nko kugira urushako rubi nta n'ikintu cyiza cyo nabonye kuri iyi si yo turiho nko kugira urushako rwiza rero jye ku bwanjye ndabifuriza ko mwaharanira kugira urushako rwiza ugashaka wa muntu niba unanamubonye ukavuga uti reka mbanze mumenye ejo utazajya kuba wicuza ugatangira kwicuza uti had I known ni ijambo rikoreshwa mu cyongereza ariko ribi cyane rigaragaza kwicuza k'umuntu level kugezeho bigaragaza ukuntu ubabajwe cyane n'ikintu cyurimo kandi bigaragara ko kukivamo ntabwo byoroshye dushobora kuvamo yego ukadivorsa yego ariko hashobora kuba inyuma yaho haba habi kurenza mbere yego biranashoboka ko na nyuma yaho haba heza cyane kurenza mbere nta kibazo iryo ryose ni igeno ry'Imana ariho nashakaga rero gusoza mbabwira ngo se nugabanije kino kiganiro tuzagikomerezaho ubutaha ariko nsige mbabwiye ngo wowe utaruzi yuko Imana ishobora byose ndagutangariza ko Imana ishobora byose Imana ishobora byose Bibiri tubwira neza ngo inshuti abavandimwe ababyeyi baguha izindi mpano ariko umugore mwiza umugabo mwiza nta handi aturuka uretse ku Mana narababwiye ngo nkeneye ko tuzatuganira ibiganiro bihoraho Bibiliya murayisomerwa ubucukumbuzi murabukorerwa research zijya zikorwa hakaza abantu bafite ubwenge buhanitse bikaba nubwo bikuvuriye ntunanabyumve nahisemo kujya mbaganiriza ubuzima bufatika jye nawe bwo ducamo buri munsi rero ndagusabye ngo niba utaruzi Imana nukuri reka nkubwire Imana ishobora byose niyo yatangije uwo mushinga w'urushako bivuze ngo iyo yisunze iyo yishatse iyo yegereye nizaguha urushako ruzima niho ishobora no kuzagufungura ku maso ukaza gusobanukirwa ngo ninshaka azambwira ibyerekeye ikuzo bizatuma mushaka cyangwa ntamushaka
nitanga ubwo bwenge. Niba utanabonekerwa, niba utanafite n'umuntu waje ngo akubwire iyerekwa ryakugizeho, bikora utyo. Yishaka ubwawe uvuga uti Imana uko nshoboye nuko izaguhuza na Emi, izaguhuza na Mama Ganza, izaguhuza na Jolie, izaguhuza na runaka na pastor runaka, azagufasha. Rero reka tugabanye ikiganiro tuvuge ngo kizongera ubutaha gikomerezaho. Comments zanyu ndazikeneye. Ese mwebwe mubyumva mute? Ese mwagira nama ki bano bakobwa usanga amaze agiye kuba cyangwa se amaze kwisanga yarabaye umugore wa gatatu, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, wa munani, wa 10, ukabona ko wa muntu ni business yakoze akanabyigamba. Babakobwa ubona bahangayikishijwe no kubona visa ijya hanze. Nzajya nzagewe mbigenze gutya gusa nangiza ubuzima. Ukabona nkaho hari business, nkaho hari igishoro ubundi tugikora hari icyo turi bwunguke, ukibaza icyari bwunguke mu kwangiza abana b'abantu ukakibura. Ndabasabye rero ngo mube maso kuko ibihe turimo ntabwo ari byiza. Imana rero ibaho umugisha. Narinzanywe no kubaha iyo mbuzi, kubabwira ngo umuswere navuze ngo mube maso, mufungure amatwi yanyu yumve neza ibyo turimo, amaso yanyu arebe neza ibihe byo turimo. Ntabwo ishyamba ari ryeru, niko abanyarwanda babyita. Imana rero ibaho umugisha. Murakoze ko mwumvise, kandi ndasaba Imana kugira ngo kibagirire umumaro kino kiganiro. Ubutaha nzagarukana na Emi tubabwire neza noneho twabakoreye neza ikiganiro ukuntu nkeneye ko muzagihabwa ubutaha. Namwe ariko nkeneye ibitekerezo byanyu. Kwa kundi uko mu commentinga hariya cyangwa nubwo mwambwira ku ruhande, nzaza kino kiganiro tukinonosere neza. Imana ibaho umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye turaguhimbaje ko ari wowe Alpha ndetse ukaba Omega. Turagushimye ko ari watangije uyu mushinga w'urushako. Turagushimye ko ari wowe wahisemo ko uyu munsi ubwoko bwawe buhabwa iyi nama kubyerekeye urushako. Iyi minsi turasa naho turimo twishakira ubwacu, turasa naho ari twebwe turimo twirwanirira. Nyamara no kuri wa Mana we tuzi neza ko ari wowe nyiri gushinga. Dukwiye rero kuba ari wowe tubyegurira. Ndakwinginze kugira ngo usange urubyiruko ruri hanze aha Mana, ganira narwo imitima yabo, ongera uyiganirize Mwami, ongera uganirize imitima y'urubyiruko, ubereke yuko kwishakira nta burame buba muri urwo rushako, kwishakira nta mahirwe bibamo, ahubwo baguha umushinga we nyiri umushinga, bishoboke ko bazubaka neza, bazahura na wa mugisha wabo. Umukobwa agahura n'umugisha we, umuhungu agahura n'umugisha we. Ntibize kandi ngo bibe ishyano, ntibize ngo bibe divorce, ntibize ngo bibe urwango, ntibize ngo bisange ko wa muntu atari urukundo rwamuzanye arukunda, ahubwo afite izindi nyungu ze bwite ziri inyuma. Uri Imana ishobora byose, nzi ko nabo bose ushobora kubaganiriza abo byabayeho. Mwami, nzi ko ushobora kubasanga kandi ukabahumuriza, ukabaha pole, kandi ukanabereka ko atariho bigarukiye. Bishoboka ko inyuma he ahazaza hashobora kuzaba heza ndetse no kurenza ibyo yaciyemo. Bakomeze kandi ganiriza ubwo bwoko bwawe bwose hirya no hino. Abatarabijyamo babuze, bahereza ubwenge bufungutse, bamenye neza ibihe byo turimo kwemeza. Babigezemo bakomeze ubane nabo, baganirize, barinde kwiyahura, barinde suicide, barinde depression, barinde icyo ari cyo cyose cyatuma bicara babayeho baregreta cyangwa bicuza ubwo buzima bagiyemo. Icyo ni kuzoba ibyawe kuko zibirenze ibyo natuye. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.